by telling me that Niyo Kwizerwa Bosco wamenyekanye nka Niyo Bosco mu bikorwa bya muzika bitandukanye hano mu Rwanda. Yafashe icyemezo cyo gusohoka mu cyiciro cy'ingaragu akinjira mu cyiciro cy'abagabo. Ibi byabaye ubwo uyu muhanzi w'ikirangirire hano mu Rwanda yiyemezaga kwambika impeta umukunzi we maze bakiyemeza kurushinga. Uyu mukunzi we nawe ntiyajuyaje, yahise yemerera Niyo Bosco kumubera umugore, maze Niyo Bosco nawe yiyemeza kumubera umugabo, bakabana ubuziraherezo, bakabyara hungu na kobwa. Ibi ni ibirori byari byateganyijwe kuba tariki ya 17 Nzeri umwaka wa 2025 ku gicamunsi cyo kuri izo tariki. Gusa byabaye bisa nkaho bukesheje mu masaha y'ijoro kubera ko byatangiye mu masaha ya saa 3 birangira busa nkaho bukesheje amasaha akuze cyane. Niyo Bosco yari yatumiye ibyamamare bitandukanye, abastare bakomeye barimo nka Junior Giti, Bwiza, Chris Easy, Vestina na Dorcas ndetse n'umugabo wa Vestina n'abandi bastare batandukanye benshi biganjemo abasanzwe bakorana na Niyo Bosco mu bikorwa bitandukanye akora umunsi ku munsi mu bikorwa bya muzika hano mu Rwanda. Mu bandi bari batumiwe harimo biganje abo mu muryango wa Niyo Bosco ndetse n'izindi nshuti ze za hafi bakorana umunsi ku munsi. Ibi ni ibirori byabereye kuri La Paris Gashora mu karere ka Bugesera. Ibi birori bijya kuba Niyo Bosco yari yateguye ahari bwambikira impeta, yahateguye neza ku rwego rwo hejuru. Mbere yuko Niyo Bosco yambika impeta yabanje afata gitari ye. Mu gufata gitari ye abari bari kumwe n'umukobwa bamwinjije ahari bwambikirwa impeta. Niyo Bosco kubimenya ko umukobwa yinjiye nawe yahise akora mu mirya ya gitari, aracuranga karahava, akora mu nganzo araririmba, amarira arashoka y'umukobwa. Umukobwa mu kuyibona arumirwa cyane, ararira karahava. Niyo Bosco nawe ntiyajuyaje, yahise afata ikiganza cy'umukobwa, arangije aramubaza ati ese wakemera kumbera umugore, wakemera gushyingirwana nanjye? Umukobwa nawe atajuyaje, yahise yemerera Niyo Bosco kumubera umugore, hanyuma bakarushinga kakahava. Niyo Bosco nuko abavuye mu cyiciro cy'ingaragu gutyo abayinjiye mu cyiciro cy'abagabo. Iki ni icyiciro gikunze kugora benshi hano mu Rwanda, cyane cyane abiganjemwe abasore, kikaba icyiciro benshi bakunze gutinya cyane, ndetse kubera ko benshi usanga batinya gufata inshingano, ntago baba bashaka kuba bakambika impeta abakunzi babo. Niyo Bosco rero ni umwe mu barenze urwo rwego, yiyemeza kwambika impeta umukunzi we, bakabana, bakarushinga rugakomera, bakabyarana hungu na kobwa. Icyo wamenya kuri Niyo Bosco nuko ari umwe mu bagiye kurushinga bakiri batoya cyane, kubera ko Niyo Bosco yavutse mu mwaka w'2000, bivuze ko afite imyaka 25. Akaba rero yiyemeje gufata inshingano hakiri kare, akabyara hungu na kobwa, akazana umugore, agashyira mu mago hakiri kare, nka kimwe mu byananiye abasore benshi hano ku butaka bw'u Rwanda, bitewe n'uko bavuga ko bigoye. Icyo twavuga ni ukwifuriza Niyo Bosco kuzagira urugo rwiza, akabyara hungu na kobwa, ndetse agatunganirwa, akagira urugo rutemba amata n'ubuki.